Merdi na maliza watu Mungu we, watu wa mingi we. Watu wanaisha Mungu we, wa mingi sana merdi. Wote Mungu we. Hari korari imwe yaririmbye ngo rimwe tuzirirwa mu isi ariko ntabwo tuzayiraramo. Icyo tugomba gukora no gushimangira kwihangana kwacu ndetse no gusenga kwacu. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi impanuka idasanzwe y'ubwato bwavaga Iminova buzigoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni kuri metero 200 uvuye ku mupaka w'u Rwanda cyangwa se uvuye ku butaka bw'u Rwanda niho byabereye. No ubwato bwari butwaye abantu benshi cyane bwakoze impanuka bwose buricurika bugwa mu mazi niko nabyita nkuko urimo kubyibonera. Iyi ni impanuka yahitanye abantu benshi aho kugeza ubu dukora iyi nkuru bivugwa ko abantu bagera ku 100 bahise basiga ubuzima mu gihe abandi bakomeje kuba nabo bashakishwa ndetse byinshi byahangirikiye nubwo hari bamwe bakomeje kugira nanone batabarwa. Ibi bikiba hari andi makuru tudahagazeho avuga ko ingabo z'u Rwanda zirwanira mu mazi marine, izi ngabo ari hafi yaho ziba ziri bikavuga ko ngo zishobora kuba zagiye gutanga umusada gutabara, nubwo ibi ngibi tutabihagazeho na makuru twahawe n'abitubwiye ariko nawe ntabwo ari amakuru wapfa kwemeza ngo 100% ubyemeze. Mu nkuru yacu ya kabiri turaza kugira byinshi dukora kuri iyi nkuru tubabwire byinshi cyane kubijyanye n'ubu bwato ndetse n'icyateje iyi mpanuka. Kugeza ubu ntabwo kiramenyekana nubwo amakuru aharavuga ko bushobora kuba bwari bwapakiye bukarenza abantu bwari bwemerewe kuba bwatwara. Ni impanuka yahitanye abantu benshi cyane ndetse benshi bifashe ku munwa bakimara kubona iby'iyi mpanuka. Ni impanuka yabaye nkuko nabikubwiye, no ubwato bwabyutse mu iki gitondo buhaguruka Iminova bwari buje igoma. Nkuko bigaragara ubwato bwatangiye kwicurika, ntabwo bwahise bugwa bwose icyarimwe, bwatangiye gahoro abari ku nkengero ku mwaro batangira gufata amashusho kuko n'ubundi byasaga nkaho kuri 80% ubwato ufite amahirwe yo kuba bwakwicurika. Ahubwo wakwibaza uti ese aba bari hakurya bafata amafoto cyangwa se bafotora kuki batihutiye kohereza ubutabazi? Ni ikibazo wakwibaza ariko wenda wasanga ari indi mpamvu ihari. Gusa bikimara kuba ubundi bwato bwo ku ruhande ndetse n'andi mato yandi bikavuga ko hatanzwe umusada. Rero ubwo tukiri gukora iyi nkuru turaza kugira byinshi tugenda tubabwira. Ni ubwato butwara abaturage, ni ubwato bukora transport umunsi ku wundi, ariko icyateje iyi mpanuka ntabwo kugeza muri aka kanya kirabasha kuba cyamenyekana. Abantu benshi bakimara kubona iyi mpanuka bifashe ku munwa, benshi bifashe ku maso barumirwa, aho abantu bapfa mu buryo ubona ari bubi cyane kandi uburyo bubabaje cyane. Ikibazo nk'iki ngiki murabyibuka ko mu Rwanda mu karere ka Ngoma naho higeze kubera impanuka y'ubwato, ndakeka ari umwaka ushize, yahitanye abantu barenga 27, aho byari byatewe nuko bari bapakiye bakarenza abantu bemerewe ko batwarwa n'ubwo bwato, ndetse abenshi muri bo bakaba batarahawe turiya jacket bambara dutuma abantu bataruhama cyangwa se turabakunze kwita ngo ni life jacket. Turiya rero abari bayoboye ubwo bwato ndetse n'abari bashinzwe imikorere y'ubwo bwato, murabizi ko mu Rwanda umuntu aryozwa ibyo akora cyangwa se amakosa ukoze ugomba kuba wayahanirwa. Nyuma y'uko hakozwe igenzura basanze abatwaye ubwo bwato aribo bafite amakosa, biza kurangira bahanwe nubwo benshi batakarije ubuzima ku bwinshi. Bivuga ko bishobora kuba impanuka biri mu kiyaga cya Mugesera. Aha rero muri Kongo kugeza ubu ntawe uzi neza niba hari abanyarwanda baba barimo cyangwa se abandi bantu mu bindi bihugu. Nabonye abaturanyi b'abarundi bagira ibyo babivugaho, bavuga ko kuko nibo banavuze ko ngo harimo barenga abantu 100 bamaze ko batakariza ubuzima. Sinzi niba harimo abarundi
Ibi rero byateye ubu bwato benshi bakaba bihuza n'ibyabereye mu Rwanda, ibyo bimaze kuba nakubwira nyine byo kuba bwatwaye abantu barenze abo bwemerewe kuba bwatwara, ndetse bikavuga ko bake cyane aribo bari bambaye n'utu tujire cyangwa se utubita ngo ni life jacket. ni utujiri umuntu uri mu mazi menshi cyangwa se mu biyaga binini, mu nyanja n'ahandi, cyangwa se umuntu wese ugiye mu bwato yambara kugira ngo mu gihe aka ngaka iyo ukambaye hakagira ikibazo kiba mu mazi, ntabwo kagutabarara kudapfa, ariko byibuze hari amasaha runaka gashobora kuba kagutabaramo, bitewe n'uko iyo ukambaye ntabwo wowe wibira mu mazi cyangwa se ngo uhite umanuka hasi mu mazi, ukomeza kureremba hejuru cyangwa se kuguma hejuru, ku buryo mu gihe runaka ubutabazi bwabonekera bwagutabara. Ariko ubutabazi buje nyuma y'ibyumweru, nyuma y'iminsi, nyine waba warapfuye, kuko nta cyo kurya waba ufite, birumvikana, kandi uko utinda mu mazi cyane niko ukonja kurushaho, ukaba nyine wagira n'izindi ngaruka mbi ku buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo aka ngaka kakurinda mu gihe runaka ugitegereje ubutabazi. Rero nk'uko bigaragara mu mafoto na videwo, ntabwo bigaragara neza cyane, ariko ni ubwato butari buto cyane ariko butari na bunini cyane, bugaragara ko nyine bwari bwapakiye ku kigero cyo hejuru cyane. Ibi rero bikaba ari bimwe mu byateye iyi mpanuka. Gusa byaba ari byiza cyane ubutabazi bwatanzwe, kuko hari abagerageje koga, abagerageza kwirwanaho, gusa nyine iyo nta butabazi buje hakiri kare, uko waba woga kose utari witeguye, birangira n'ubundi umanutse hasi mu mazi. Gusa niba ubutabazi buje hakiri kare, hari igihe bashobora kuba banagutabara ukimanuka mu mazi. Ikindi kandi wamenya ni uko ni ubwato tutamenya se harimo abantu bameze bate, ese igitsina gore cyanganaga gite, abagabo banganaga bate, abana banganaga bate. Aba bose rero ni ababa bari muri ubu bwato baba bahaburiye ubuzima. Bityo rero sinzi ngo biragenda bitese, barababona bose. Ndakeka rimwe mu mpanuka zikomeye cyane ibereye hafi y'ubutaka bw'u Rwanda, ndavuga ku kiyaga cya Kivu ndetse no ku butaka bw'u Rwanda. Muri uyu mwaka nta yindi mpanuka twarigeze twumva ifite ubukana nk'ubw'iyi ngiyi. Rero kikaba ari kimwe mu bintu byatumye abantu benshi bagira n'ubwoba. Sinzi ko ahubwo abategaga ubwato uyu munsi bari buze kongera kubutega, bitewe n'uko benshi ntabwo barabasha kuba bakwakira ibi bintu. Niyo mpamvu nyine usenga, ongera amasengesho yawe, wegereza Imana cyane, bitewe n'uko ntawe umenya umunsi, isaha ntawe uyimenya, kugira ngo igihe cyose byaba ngombwa ko umunsi wawe ugera uzagende witeguye. Aba bose bari muri ubu bwato bari babyutse nabo bashaka kugira ngo bakore iminsi yabo izamuke, bashaka kugira ngo ubuzima bwabo babukorere, batere imbere. Babikoraga bagamije kugira ngo bahahire imiryango yabo n'ibindi, ariko umunsi ubaye ntarengwa. Tuvuga tuti abahaburiye imiryango yabo ndetse n'abahaburiye ubuzima bakomeze kwihangana, kandi abahaburiye ubuzima Imana ibahe kugira iruhuko ridashira. Ibi nta kindi biba bivuze, ibi nta kindi biba bigamije uretse amarira n'agahinda mu babibonye ndetse n'abagize imiryango y'aba bantu. Ni ubwato bwerekezaga i Goma. Kugeza ubu ese hari abavuga ngo ushobora gusanga ari ubwato bwari bufite budakorerwa maintenance, cyangwa se ari ikibazo cyatewe n'ubwato. Hari abavuga ko ubwato bwaremerewe bukaba, ariko ukibaza ese ubwato bwabashije kuva Iminova, bwaburaga metero 200 ngo bugere aho bugomba kugera. Ukibaza uti ese ubwo cyaba ari ikibazo cy'ubwato? Nyine ikintu cyateye impanuka biragoye kuba wagisobanukirwa rwose, kugira ngo umenye ngo byagenze gutya na gutya, ni ibintu bigoye cyane. Gusa inkuru turi buze kongera gukora mu mwanya uri buze iraba ifite ubucukumbuzi bwihariye, ndetse no kugira ngo tumenye icyateye iyi mpanuka n'iki. Iyi ngiyi yari update, cyangwa se kuba updatinga kugira ngo umenye ikiri kujya mbere. Ariko
tugiye kubaza ababibonye ndetse n'abari bahari. Turaza kwifashisha abegereye kiriya gice cyabereyemo iyi sanganya, ndetse turaza no kwifashisha abatangabuhamya batandukanye, ndetse biramutse binakunze twaza gutelefona ku murongo wa telefone bamwe mu bafashe aya mashusho bakatubwira ko ibi bintu babibonye. Ni impanuka mbi cyane, ni impanuka yahamuye abantu benshi, ndetse benshi bakaba basa nk'abazinutswe icyitwa ubwato, dore ko ubundi impanuka yo mu mazi buriya ni impanuka mbi cyane. Ni impanuka kurokoka biba bikubiye gake cyane, cyane cyane iyo ibereye ahantu utapfa kubona ubutabazi. Itandukanye n'impanuka yo mu muhanda, kuko akenshi abagendwa n'abantu, ariko mu mazi impanuka ikiba nta mahirwe iguha yo gusamba, kuko usambira mu mazi. Mu gihe wenda impanuka yo ku butaka, uba uri ku butaka uwaza akagusanga ku butaka, ariko mu mazi uhita umanuka, ku buryo no kugira umuntu ngo azakubone biba bigoye cyane. Ushobora kuticwa n'impanuka ubwayo, amazi ubwayo akakwiyicira. Buriya indege ni imwe, cyangwa se taransiporo yo mu kirere, rimwe muri taransiporo ikora impanuka gake cyane, ku buryo urebye nk'impanuka moto zikora ku mwaka zishobora kuba zikubize nk'impanuka indege zimaze gukora kuba indege yatangira gutwara abantu mu buzima bwayo bwose. Bityo rero indege cyangwa se impanuka zo mu kirere ntabwo zikunze kubaho, gusa mu mazi nta makuru ahagije umuntu aba abifiteho ngo amenyeseho biba bimeze bite cyangwa se aho bigenda gute. Gusa nyine impanuka yo yabaye, abahaburiye ubuzima, bwabuze, abarokotse nabo ndakeka bafite inkuru bazabwira abo bazasanga, bakabwira byinshi kuva urugero rutangiye kugeza ubwo impanuka yabaga. Ese iyi wundi mpamvu yabiteye ni iyihe, byari byagenze bite, kugira ngo turusheho kuba twamenya amakuru yose neza uko byagenze. Turongera twihanganishe ababuriye ababo muri iyi mpanuka, ndetse tukanasabira iruhuko ridashira abahaburiye ubuzima. Nabo ntabwo ari ku bwabo, kuko ntawanga kuramuka. Ni umunsi uba wageze, kandi umunsi n'isaha iyo byageze ntaho wabicikira. Nyine niko urwandiko rw'umuntu ruba rwanditse.